ni Simoni urutwe rw'urupongosho hano nkuzaniye ikirego abandi batashobora ikirego cyananiye abandi bose bo kwisuretse wowe wagishobora cy'umukobwa wigize ingegera akadutuka twese nawe urimo gukura umuhungu mana arifata aradutuka ngo turamagweja yazi umusange umurebe uriya mukobwa wigize ingegera agatuka abanyarwanda bose umumeneho ya mavuta yawe yayanda ashishimura ibyaha n'ubugegera uyamusukeho ubuhirimbiri bwose bumurimo bumuveho nicyo tugusaba. Urakaza neza mu rubanza. Umucamanza mukuru w'ingegera akabara yinjiye mu rukiko. Ntiutinyutse gutuka gutyo. Umucamanza mukuru nkaba ninjiye mu rukiko n'amadosiye yanjye abinyemerera. Vuga amazina yawe urubanza rutangira. Kakajwe iwanyu sibyo? Kakazwe iwanyu cyangwa wacu ndagira nkwibutse ko hano waje mu rubanza niwitwara nabi urajya mu muriro. Uyu munsi ibintu byo kuba dushinyika turaba tudashinyikamo gake, turaba dushinyika ariko dusinyika nyine ka gaseko k'imihirimbiri ntago dushinyika cyane. Ariko mukubona ko nije mu rukiko tugiye gukatira abantu. Reka dutangire urubanza. Icyaha cya mbere ushinjwa ni ugutukana. Mu byahishuwe byeretswe ingegera ku murongo wa mbere kugeza ku tarasi rya gatatu baravuga ngo ndigusosomera nyababyeyi iri gututumbuka we ndikumva kumva ibintu bikuzamuka. Yesu we bikuzamuka. You will move out of this house. Nta kindi nagufasha gusengera Imana ikaguha umugisha. Ireguye ku cyaha ushinjwa cyo gutukana. Mana nubwo kitanukana ariko ujya urabizi sinjye nukana ngo ndengere ngo iki kiraguhama. Yoroshye. Ndagira nkubwire ngo witondere amagambo uvugira hano. Mwajye mwanura ibyo mubona. Tega amatwi nkubwire. Nukomeza kumangara ibihembo byawe biraba urupfu. Ndakwiyamenye ntuzagire gute? Ntuzagire ute? Ntuzigere narimo uvuga ngo Mungu agatanaze ngo nza. Okay. Twumva abahanuzi. Ayo ni amatakirangoyi. Icyaha cya kabiri ushinjwa ni ubusambanyi. Iyo sije katuyisimbuye. Iki nacyo kiraguhamya. Tujya ku yindi pari. Ese ni iki wakoreye mu isi cyaguhesha ijuru? murabizi kundusha. Yakora icyo nakubwira uri umupfapfa rwose. Nta kundi ni kwisimerandi nta kibazo umuhungu wa gatarazi mpora nisekera. Ibibazo byavutse ndisekera. Wenda abona iherezo ryawe atari ryiza. Icyaha cya nyuma ushinjwa ni uko nta muntu wigeze ufasha kandi wari ubifitiye ubushobozi. Nk'abantu mwe iyi si dutuyemo umuhungu wa gatarazi niko ngiye kuvuga akantu k'ubwenge kandi mukumve nuko. Continue. Iyi si dutuyemo. You think say they wise? Ujye uyibaho wenyine. You are a woman. Ubu iyi si wowe ni wowe wigenga. Nta wundi muntu utekereza ngo avuga abantu ngo mubana nge imiryango yawe nge bikwitayeho. Yego ibikwitayeho nk'uko ubibona ariko ubayeho wenyine. Niba kujyana mu muriro wa mupfayongo we. Hari ibintu ndi kubategurira, hari akantu ndi gutegura mu gafuri. Nicyo kikwereka ko iyi si uyibamo n'abantu ukagenda wenyine. There is God. Mbiri gusa.